byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kubogaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impuhumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Niko Batamuri ubwo naje nshibiti n'amabuye mvuga ngo nagukerereje ntatangira no kwitegura ahubwo mukahi mbabarere rwose kuba ntarabashije kugutumaho ngo nkubwire kwiga gahunda twari dufitanye yo kujya kubaza ibikenerwa mu bene bikira yahindutse ukayihindura ntumenyeshe kandi hari ibindi byinshi byose nibwo mwe Batamuri. Mbabarere rwose nanjye byabaye nk'ibintunguye ku mugoroba nibwo nabonye ibaruwa isubiza yindi nari narabandikiye mbaza ibyo nsabwa kugira ngo ninjiremo. Burya se wambwiraga ngo nzajye kukubariza wararangije kwandika? Rwose nta kindi nabikoreye kwari kugira ngo menye vuba na bwangu ibyo ngomba gukora kuko numvaga bikomeje gutinda bitaba byiza. Hanyuma se babikubwiye byose? Babimbwiye byose ku buryo bitakiri na ngombwa ko tujyayo. Tekereza n'ukuri. Uzi ko nagombye gufata igare ngo ntagukerereza? Shambabarira rwose no kwihangana byanciyeho. Ubu rero uri mu nzira yo kujya kwambara ifara. Yewe nasanze nta kigoye kirimo da. Gusa bansabye amasinyatire y'abantu 5 bo mu muryango remezo mbarizwamo. Wenda nicyo kibanza kuntinza gato. Ubwo se ayo ngayo nayiki. Ngira ngo wenda baba bashaka bemeza koko bakuze kandi ko witabira n'ibikorwa by'ubukristo. Ahubwo nagira ngo nsinyire mbone kujya gushaka abandi 4 basigaye. Umva rero Batamuriza si ukubeshya. Uzi ko ubundi ntacyo nakwiye. Rwose utambwira ko wakwanga kunsinyira mukahi. Si ukwanga kundi. Nuko numva nge nkamukahirwa. Ntakwiye kuba mu bambere bagaragaza ko kuye kujya hari yahantu rwose. Rwose ushatse kuvuga iki mukahi? Kuki se noneho wari waremeye ko tuzajyana kubaza ibikenewe? Ngemera ntabwo nari nzi ko ukomeje. Gihayima se we ko numvise nta kikuvaho uzanywe n'ikikonye kavumbutse wonemerera ko avugana n'abakurambere abanza akagira icyo atanga. None se kavumbu urwose ugasanga ari nge mukene mu hano hose nabonye batonze umurongo hariya mu gikari. Ese ubundi ubwo urarwayesha nkuko njya numva bivuga cyo kurawe yugira amakinare gupfa kukurebera. Nturebe iki gikoresho obe yo nkikozeho iraka nakari Muri ndakamenyesha. Sengi wamaye nkavuza nkumva uko bemeze kavumbu. Gihayima we ntawe ubasha wahawe nta nubwo wabasha kuvugana n'abakurambere. Umva heza nanjye uba wambuye abakurambere sha Gihayi mpereza ibikoresho byanjye. Gihayima garura niba udashaka kwikora. Bazumwe ko ningusubiza ibibazo byose nkubaza n'amafaranga uri bunce. Ngaho ndabikwemereye Gihayima ariko nsubiza igikoresho cyanjye hatabakurambere batakurakara bakakunaganika ara mu gisenge ureba. Mbese ikibazo nari mfite hari ikindi ufite kitari cy'uburwayi bukuvugwaho se Gihayi? Umurwayi niwe kavumbu. Urebe ugasanga ngiye Gihayima ndi umurwayi ngewe. Urarwaye nyine. Banzu uhere ku birenge byanjye ugere ku musatsi. Urebe ko ntari mutaraga. Reba se reba ubwo ubona uri muzima. Urabona hari imididoro ngwa nk'iyo yawe n'amaga yakurenze. Byihorere nta. Ese mbere yo gukiza abandi wabanje kwikiza kavumbu. Ntago nzi ntango. N'ubwo umurwayi ngende urwaye. Gihayima se kandi udashaka kunsuzugura mu ndaro. Ngaho mbwira ikibazo ufite ugende ntunganyiriza abandi dore ririmo urabatinza ku busa busa. Niba bihanganye nawe ndumukiriye. Kavumbu ndakora rwose. Ariko ushimiye se nagukoreye iki Gihayi? Rwose umuti uhaye Marisiana na Gihana warakoze. Reka Kavumbu se kakavutse. Buri wabahaye ikikoko ko nsigaye mbona ibyawe bimeze neza ra. Gihayima sugira ngo Marisiana yo ntamutuma gasatsi ko mwiyasha rya Gihana ibibazo yari afite byari kuzapfa bikemutse. Ako kanywa kagasatsi niko kakemuye ikibazo. Wabimenye nye. Yewe Isaje sinongeye kuzogosha noneho pe. Ikakasa n'inzu se warasta. Gihayima se nawe hari ikibazo nk'icya Marisiana cyangwa Gihana waba ufite? Oya Kavumbu. Ibyanye ni munange rwose. Nushaka ko iki mfatisha urebe. Ahubwo se Kavumbu.
umva kuri iyo ngingo urebaho ntiwabimenye rwose ko hari abandi bavandimwe bashwanye nta kuntu habaye intsinzi urukundo rwabo rukongera rugasugira rugasagamba koko rukabyuka aho ni bande se Gihaye ni Shema na Batamuriza rwose kandi ngabo bose barabazi ese nabo yewe se ko nabwiye nyamuhungu ngo azana umuti namusabye akaba atarigeza awuzana wamusabye umuti iki namubwiye kuzana akadodo ko kwisoko reke wahoze ari mu nshuti we none na n'ubu ntako aranzanira karamutse kabonetse se bakongera akabana umurabyo uratinda uretse nze mvase nkamushakiriye babiri waho abasazi Shema rwose kuri tangiye kuwa kamutingo bimufashemo koko reka nze ndaje Disi Shema ko ndeba wandakariye twapfuye iki rwose nabonye utungutse ahangaha ngira ngo tugiye kongera guhuza urugwiro nk'ubusize none manyobwa rwose ndeka wimbaza byinshi Shema sawa setse ko nari ngukumbuye koko urashaka ko nkuririmbira se iyizire Shema byanjye nyabusa Shema byanjye sindagira ndebe byose ni ibyawe maze yateke manyomba barawinzana iby'imiteto uzi n'ibintu wankoreye urumva ngo ibintu nagukoreye Shema hari ikibisa nagukoreye mukunzi wanjye ko nakwakiriye neza ko nabifaboye koko manyomba mbabarira se biba ubwa mbere n'ubwa nyuma unyita umukunzi wawe cyangwa shiri uyigeze ntugereranya urareba ko ikigero ufite n'icyo mfite hari cyo kumbwira amagambo nkayo nyabusa Shema feri ikigero se n'urukundo bihuriye hehe kandi n'abato ntacyo bandusaga ugira ngo se iyo ntakuka y'amenyo aho nari kuba ntandukaniye n'izi nkumubona hanze aha hose simba nziruta cyenda arabinkoze gusa nakugize byose ariko se Shema rwose ubwiwe wangurisize nakugize nte mwana wa mama reka nze nkwiyegereze nkegere umbwire neza twiyunge oya gumaho manyo gumaho unsobanurire ukuntu wagiye kumfotoza amafoto ntabizi none akaba nkuzeho ngo amafoto amafoto ko nasabye gafotozi ngo ayadufotoze ngira ngo azatubere ubwibutso bw'ibihe byiza twagiranye hari ikindi kibi naringamize koko Shema ariko se nabigusabye manyo niba tutarabinsabye ariko warabisakaga kandi igihe nari nzi ko ari igikorwa kizatuma urukundo rwacu rusugira rugasagwamba urukundo se gihe nigeze nkubwira ko ngukunda ngiye naragukundaga kandi nawe icyo gihe warabinyemereye Shema we kwifobiraho wari wabyemeye none se hari umuntu wasoma umuntu yanga Shema yego nyine wari wagasomye gahagije ariko nanone ndakeka ko rwose utari wataye ubwenge ku buryo na rwa ruviri utarwumvaga ko utayobye umunwa se manyo ndakubwiza ukuri ko naherutse ninjira iwawe ariko ibyahabereye byose simbyibuka na gato ahubwo ukwiye kunsobanurira ikintu wampaye cyandindagije kugera nawe nkora amahano wakoze nayahe ko wasomye uburareba warabembye ariko se n'igihe wagusomye cyangwa niwe wansomye twembi twarasomanye rwose njye nta nubwo mbyibuka neza nanjye nari nadabagiye kandi nishimiye ko nakubonye ariko se ko nshimye ko wari wanandindagije da kujya guhamagara umufotozi wabitekereje ute wumvaga inyungu zabyo ari izihe Shema mbabarira numvaga inyungu ari iza twembi rwose gafotozi yaje tutanabisezeranye kwifotozanya rero nari nzi ko ari igikorwa cy'urukundo rwande nande ahubwo nkwisabira ikintu fata inzira ujye kureba Batamuriza umusobanurire neza uko byagenze mubwire ko ibyakozwe nta ruhare nabigizemo wenda we yakumva agacururuka se ne Batamuriza maye yewe reka mureke ndaguhoza amarira yaguteye wowe ubwo se urumva izo ntege zo kujya imbere ya mukeba wanjye nazibona he koko Shema nazibona manyobwa ava mu rwenya manyobwa ntabwo ari urwenya nanjye ndagukeneye ntabwo ari urwenya rwose reka ibyo ntiwongere no kubimbwira iyo amazi akubwiye ati winyiyuhagira se uyasubiza iki genda nawe umusubize ko nabonye manyobwa azamuza amarira ikibafuna
ayiwe mama yiwe yaba we Batamuri uhigira ubwoba ndi Gihayima. Gihayima rwose ninde wakugejeje mu cyumba cyanjye ubwo si iyo myenda urayishakamo iki? Ndeka ahubwo nayibuze ntayo wamboneye. Ndakubaza ikintu cyakuzanye muri iki cyumba Gihayi ko wari wasezeye waciye ruhinganya umute unyinjirira mu cyumba ugishakamo iki? Ahubwo bari kuvuga buhoro nukomeza kuvuga ndavuze induru mvuge ko wankingenye ushaka kumfata ku ngufu. Cyangwa nawe usigaye warize kwiba Gihayi? Kada nibuza rero utagenzwa na kamwe Gihayima ndagusabye sinzongere kukubona ahangaha. ngo ntagenzwa na kamwe cyangwa urasutsa koko ubu nusubire ugasanga ingenzwa na kamwe Batamuri. Ndagusabye rwose. Do aka nakaguru ka mbere. Do aka nakaguru ka kabiri. Ubwo se urumva ntagenzwa na tubiri nyine? Mbana hibyo abasazi ntago ari byo navugaga. Nibuza kunsuruje gushaka no kunsahura singushaka ha rwose. Nyamara se kugusahura ahubwo narinje gushaka ikintu cyatuma nkiri ibibazo mfite. Aho ushatse wayima. Inkize. Urabona ukuntu wansandagurije imyenda? Umva hari umuvuzi w'umuhanga nagezeho mutekereza nyine ibibazo mfite nawe utayobewe. Ibi by'ubwenge bwinshi mfite mu mutwe bwandenze. Bikaye no byo bituma injiji zinyita umusazi. None hambwira ko ngo ntinza ari uko nashaka dudu kuko uwo mwenda w'imbere wambariye hiyo jipo. Ngo nguki Gihayi? Ibyo bintu uvuga ni ibiki? Niyo rero nashakaga ko ushatse wayimpa rwose wabungire neza. Ngira mu myenda. Aho wahereye wararebye usanga imyambaro yanjye ari ikwiye kujyanwa muri ibyo bintu bitampaye agaciro. Mpereza vuba. Waretse nkishakira ariko kora akadodo konyine gusa mfata. Sohoka niba ushaka amahoro Gihayi. Ntabwo sohoka. Sohoka. Kandi ndavuze induru bagutambikana Batamuri. Muri kuvuza induru ari jewe kuko rero wanteye mu nzu ukajya kunsandaguriza imyenda none ngo nguki? Mpereza vuba. Rwose Batamuriza ko tusanga turi inshuti. Mpereza. Urajya ngo dutubasa koko? Ndakwisabye. Konze gufata amakareso menshi ubwo gufata imwe ugasorama akadodo kamwe bigutwaye iki koko? Ndakwiyamye. Mvira mu cyumba Gihayima bitaraba nabi. Ndekura. Mvira mu cyumba. Nanjye nutayima ntago nsohoka ntaho njya. Ndekura. Twariye ngiye ndekura nta. Mvira mu cyumba Gihayima mpereza kariso yanjye ariko mpereza imyenda yanjye. Ifite ibibazo. Mpereza. Ntayo nguha. Musekeweya. Kakabagarirwa n'abashize hamwe akera ku mbuto z'urukundo